babivuze ukuri ko igiti kidakundirwa izina cyitwa ahubwo gikundirwa imbuto cyera. No ku muntu niko bimeze, ntakundirwa uko asa cyangwa uko areshya, ahubwo akundirwa icyo amaze. Niyo mpamvu Bibiliya yavuze ngo ubwiza bw'abasore ni imbaraga zabo. Imigani 20:29. Irongera iti ineza y'umuntu niyo imutera gukundwa kandi umukene aruta umunyabinyoma. Imigani 19:22. Mu byiza byose mwene muntu abasha kwishimira hari byo ubwenge, uburanga, ubushobozi n'amagara mazima. Muri ibi byose nta na kimwe gihwanije agaciro n'imico myiza. Niba ushaka kubyemera, birahagije gusa kwitegereza ukuntu amashuri, amafaranga n'imbaraga ntacyo bimaze iyo biri mu biganza by'ufite imico mibi. Na Bibiliya iti impiya ziri mu ntoki z'umupfapfa zamumarira iki? Zamugurira ubwenge kandi nta mutima agira. Imigani 17:16. Ubuhanga bwerekejwe mu kibi, ubutunzi umuntu aboneshejwe no kubeshya, uburanga bugizwe igikoresho cyo gushukana, biteza akaga gashishana. Ibiramambu y'ubuhanga bwerekejwe mu kugirira abandi neza no kubumva, mu kuba maso, gukiranuka no gukora iby'ubutwari, butuma izo mpano zose zihinduka inyunganizi z'igiciro gikomeye, mu gutuma haba imibereho itunganye n'ingirakamaro kandi irimo umunezero. Buri gikorwa cyose cyo mu buzima nubwo cyaba ari cyoroheje, gifite icyo gikora mu kurema imico. Imico myiza ni iy'agaciro gakomeye kuruta ubutunzi bwo ku isi, kandi umurimo wo kuyirema niwo murimo w'ingenzi mu y'abantu bakora yose. Imico myiza ni iy'agaciro kenshi kuruta izahabu ya Ofiri, nta n'umwe yagera ku cyubahiro gikomeye atayifite. Imico myiza ntawuyiragwa kandi ntishobora kugurwa. Imico myiza bihebuje n'ubwenge buboneye ntabwo byizana nk'impanuka. Impano nyinshi z'agaciro iyo zitabonejwe ngo zibyazwe umusaruro ntacyo ziba zimaze. Umurimo wo kurema imico myiza ni umurimo ukorwa ubuzima bwose kandi usaba imihati irimo umwete no gushinyiriza. Imana itanga uburyo n'amahirwe, ariko intsinzi iterwa n'uburyo byakoreshejwe. Ni koko ni ingenzi kugira imico itunganye kandi ishoboye kubana neza n'abandi, kuko umuntu muzima n'ubundi arangwa n'umubiri ushobora kwihanganira umunaniro, intekerezo zishobora kwihanganira ibibazo, ndetse n'imico myiza ishobora kubana neza n'abandi. Ariko se ibanga ryo kugira imico itunganye ni irihe? Umuntu ubaho imibereho ihamanye n'ubushake bw'Imana yironkera iterambere nyakuri ry'imico itunganye, dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Yobu 28:28.